umunsi umwe naje kubyuka nisanga nagiye gutemberana na sheri wanjye, aho twagiye gutembera ahadatemberwa. hari harimo ikidasanzwe cyaricaga kikica kikangiza, aho naje kugera ku muntu kishe, ariko ntacyatinze kumbona. aho nagiye kubona mbona kiri inyuma yanjye, mbona agapiki kari mu maso yanjye, mbona urupfu ruransatiye. nagisabye imbabazi ariko bibaye by'ubusa. narakinginze bishoboka cyane ngo kimbabarire, ariko imbabazi cyamaye n'izi cyahise gifata umukunzi wanjye kiramujyana. umukobwa nakundaga cyane ndakinyaga kimugarura biranga, ariko ahubwo cyari kinyivuganye, cyari kirukangaga cyane, gifite umuntu udasanzwe, kiruka mu itseri sikona kikugezeho utazi uburyo kikugezeho. mbona gifashe umukunzi wanjye kiramujyanye. iyo niyo nkuru yanjye. wagerewe gusa ari utubazo n'amanje gukemura hariya kucyo buryo, ariko iyo twaye indishyi mu nzira mbese ariko ntabwo ari cyane nawe nari komeza akazi. uyu munsi ntabwo yararamo mugabo witonze no kujya kumureba wapakazi wese ujyana ku rugenda kure, ahubwo ni wenda cyane nibana rwako wakazi nabyo ngo ndamenye mutumwe amuri kujya kaza kujya kwafura kujya nabese ati nibeshire ngaho ngaho ubundi byinshi bizakujyana n'umwe nzajyande yogose abantu mba nakuzanye nakara ahantu hisanzwe ndabona kari heza cyane yende yo mpamvu uyu munsi ntabwo ntaramo ndabutse ntabwo amugabo ngo ndabutse uramenye nabusaba rwose ntabwo ari iki naho mwajya murisha urisambu ko ari inyuma mwagiye Polisi sana
ubona iriya misozi iriya yose nzayikwihera. ariko sheri nawe urakabye iriya misozi yose ni iyawe. Iriya yose nzayigura rwose ubu ni ikibazo. Ntabwo ubona ukuntu ari heza. Ntabwo ni sawa cyane. Ntabwo ngenda nakuzanye ahantu hasobanutse cyane. Ishyiragira ngo urahabona. Ako bwana ugira ngo Rwanda ni ishyamba nyine. Kanya ndatumiza n'icyo kunywa gusa ugira ikibazo. Cyo kunywa se kiraturuka he? Hano buriya nubwo ari agashyamba. Aha ngaha harimo amazu, tuvune, amahoteli byose birimo. Aha ngaha mu kanya turabona icyo kunywa n'icyo kurya byose urabibona. Ubuyobozi bwose buriya bwose babarira rwose jyewe rero ndi umushumba rwose ngenda babarira rwose. Niragira inka za bose. Nanjye ndi kubona ariwe. Gusa ni umuntu tujya kureba. N'umurambo ufite umurambo. N'umurambo ko? Ubuse yishwe n'iki? Ariko mfite amagare polisi aha. Sha, cyane ubwo kaduhamagaye polisi ariko ubuse n'ibiki byamujombaguye kuri iyi. Ndeze nanjye ubwo ngo Reka duhamagare polisi ndebe ko hari icyo badufasha. Reka duhamagare polisi ndebe ko hari icyo badufasha. Rwose tubabarire rwose ntabwo tuzongera kugaruka hano hantu. Tubabarire rwose tugenda. Tubabarire tugenda ariko. Tubabarire tugenda. None kuko ngujyanye. Azi ko hano bari ukamugana we. Ubuze bujyanye we. Reka mu gutera no ku murenge mfite ikibazo. umva njye ikibazo mfite uyu mugabo ntabwo ajya ahawe. Uhaha hehe? Uramenye kuraza ngo itondo. Ubugana bwajyanye n'ubusazi. Ahaha hehe? Kwambwe ufite ubwonko utekereza. Muri iki gihe hari umuntu ugikubita umugore. Noneho cyongeye ukaza kumukubitira imbere y'ubuyobozi n'asoni. Ubugira ubwenge wowe. Bwana bayobozi murebye nyine mwambabarira nyine ikibazo cyacu tugikemura mu mahoro nta kibazo. Bana ufite ikibazo wowe. Ikibazo rero ni njyewe nizira ku kabari ninywera icupa najya mu rugo umugore akaza kuza mu gihe ngo nasi kandi amafaranga yanjye se sha banagiye gutimbira toilette z'abaturage kugira ngo n'amafaranga kumwera. Uwo mugore ufite ikibazo. Njye rwose ikibazo mfite nuko atamanyira akabunyiriza akanabundaza kuko akaza yasinze akanahubita. Ibyo bibazo mufite byonyine. Nibyo ngibyo. Nibyo ariko iki bivuze ngo ngiye ndamutera ntabwo mubita aho ngaho yaba babeshye rwose arabona. Urashaka ko kubitira hano? Nkajya no kwa muganga. Ibibazo mufite byonyine. nibyo rwose. Uriya mugabo witwa nde? Nitwa Jackson. Irindi? Ntabwo ndaba. Bisa neza. Kuko nde nabatizwa. Madamu wowe witwa nde? Nanjye banyita Parada. Parada. Irindi? Nanjye nta nari nabatizwa. Ajya mukomoka hehe? Nyine n'ibisanzwe igihugu ni farizo, umudugudu n'umurenge n'akagari n'umutima komite. Umudugudu wanyu ninde? Amwita Kayibanda. Kayibanda. Bivuze rero ngiye kubohereza kuri mudugudu wanyu nawe kimwe ikibazo cyabo. Iki kibazo ntabwo gikaze kugira icyaza kigakemurwa no ku murenge.
reka njye gutanga ikirego ku murenge ndabona aribyo bisigaye. ugiye kweza aderesi umudugudu wanyu nuko ikibazo cyanyu cyakemuka mu mudugudu. Nta kibazo. Mutahe rero ntabwo cyari ikibazo cyangwa ntabwo gikaze cyane. Sawa. Kandi mwese mugire muragwara.